Inganzira Gabura benshi bamuzi nka Azabatsinda, ubundi Beatha MUSENGAMANA ni muntu ki? Iyi nzu yahawe n'umuryango wa RPF yakiriye ate? Ubundi iyi ndirimbo Azabatsinda ifite ubuhe buremere muri politiki? Ikaze kuri lennytoday, ndiraho nari nshimimana, ikiganiro n'ubuzima n'imibereho. Nugenda udakoze subscribe. Iyi ndirimbo yahimbwe na Beatha MUSENGAMANA igihe hategurwaga amatora ya Perezida wa Repubulika 2017, gusa ntiyageze kure cyane. Ngiye Imana gukerejera gutegera. 2024 iyi ndirimbo yabaye ikimenya bose, abana barayiririmbye, abasinzi barayizi, itorero indashyikirwa ryarayiririmbye, abasitari bo mu Rwanda barayiririmbye. Kugeza nubwo hari n'abazungu bayizi, kuko yatangiye gukoreshwa no mu matora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko ku mukandida Kamala Harris. Military Music Band nayo yarayiririmbye. Uyu mubyeyi mu karere ka Kamonyi yari afite inzu y'ibyumba bibiri, ariko ubu tuvugana dore inzu yahawe n'umuryango wa RPF. Imbere hari y'urubaraza narwo rurimo amakaroni inkingi 3 nziza zisize irange. Mu mbuga harimo igiheri, harapavomye, hari akajaride gahari iruhande rw'aho ngaho mu mbuga. Imbere mu rugo hari ikiraro cya kijyambere, hari ikigega cy'amazi, hariyo robine bahashyize, hariyo igikoni cyiza gisa neza gisize irange gipavomye nacyo. Ibyumba nabyo 3 birahari bishashe neza, birimo amamatera asobanutse, amakuvurero, amashuka. Harimo douche na toilette mu cyumba cyanjye. Mbese ni inzu ubona yuko isobanutse. Ndashimira FPR n'umutoza w'ikirenga wa FPR. Ubwo mvuze umutoza w'ikirenga wumva nshatse kuvuga ni Paul Kagame. Niwe soko tuvomaho. Ndamushimira cyane, nkashimira FPR by'umwihariko. Si bakoze gusa, bajyanye abana ku ishuri, mfite abana ariko bose babona ntabahari, bari ku mashuri bariga, koresho barabihawe bigaragara, gurirwa ama uniform, barihirwa minerivare, bajyanwa ku ishuri bariga. Ibyo byose ni FPR. Ubwo rero ishimwe mfite ryo gushimira FPR randenze. Imbaraga byanteye nuko nzakomeza gukorera iki gihugu, nakorera umuryango, nkakunda FPR, nkakunda chairman n'abanyarwanda, ndetse n'ibindi bihangano birata u Rwanda, bishima u Rwanda, bishima umuryango. Imbaraga zose nzaba mfite nzazikoresha ibyo bihangano mbisohore. Imbere nari mfite inzu ibyumba 2 na saro, gakumba gato n'agasaro, nyine n'udusaro twa mu cyaro turinganiye, y'icyondo y'amabati ayanga yasanzwe ageze muri 16. Yari inzu iciriritse iri hasi cyane, cyondo nta mucanga, nta sima, na plafo, na reka. Abanyarwanda ndabashimira cyane uburyo bakunze igihangano cyanjye, kandi barakoze kunshyigikira, barakoze kumpamagara, barakoze kunshimira, kumpa courage. Abanyarwanda ndabakunda, nabo bakunda u Rwanda. Ikindi nababwira muri iyi manda Perezida atangiye, dushyiremo imbaraga, tumufashe, dukomeze twubake ibikorwa. Aho u Rwanda rugeze turuvane hano turugeze n'ahandi twifuza ko rugera, rukomeze rubu rwa mbere, rukomeze rwese imihigo kuri chairman afatanyije n'abanyarwanda. Wakoze kubana nanjye, ndiraho nari nshimimana. Iyi ni lennytoday, ibihe byiza. Today is another day. lennytoday updates news.